mpagaze shize ubwoba nta soni mfite shize amanga mpamya ko Yesu agira neza n'ukuri Yesu ugira neza subiramo rimwe mpagaze nyenye shize ubwoba nta soni mfite shize amanga mpamya ko Yesu agira neza n'ukuri Yesu. Okay, iyo murayizi umuyoboro ungeza w'amakuru ibu aho ngendana iyo ntabwo ndayizi se ntitanzi no kw'iby'ubuzima nitanga byose maze aha iyo murayizi sawa murakoze ishyari ryatangiye gushira ishyari gushira atwumve kanini mwiza ni kugiturira kandi waturemye akitwitayeho witegereze inyoni ntizibiba ntizigira ntibibaha murakoze ishyari ryose barimaze yindi oyandeka wa mubiri we akasiwe atayimoni nawe horere amara amaje kugenda sinzabagaye imana ibamugisha iya nyuma nyuma repetition nukuri ariko muri repetition amen nakijijwe kera mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu nari ndushye cyane ku ruhande ko bavuga nari nduhijwe n'ubupfubyi nari nduhijwe n'uko jenoside irangiye mu Rwanda ingaruka zayo nari nduhijwe n'ibibazo byinshi hafi kwiyambura ubuzima ariko ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 10 hari nk'aya masaha numva ubutumwa bwiza bw'umusaraba wa Yesu amen nuko barambwira ngo se kumaze kumva ibi ngibi ushobora kubyemera ukizera Yesu ko yoroshye n'umwizera ukabyatura n'umunwa wawe urakizwa ibyo byonyine nuko natura ko Kristo Yesu ari umwami n'umukiza wanjye ndarangije natura ibyaha byanjye byose nta na kimwe nasize ibyari binduhije byose ndabisuka numva imbabazi amen umuntu wambwije ubutumwa arambwira ngo ubu rero direction yari iyi ngiyi yaganaga kurimbuka n'ubuzima bubi bw'umwaka birahindutse ubu ugiye kugendera mu mucyo kugeza uyu munsi wa none ndacyari muri uwo mucyo wa Yesu amen
indirimbo rero ryo kwaririmbira ni indirimbo y'ubuhamya ukuntu nakijijwe. Amen. Ndakomeza ndakureka mfata urugendo n'umutwaro ku bitugu rero rwose zerani iwacu maramaje ntimurabeho murabeho mubeho ku Mana murabeho bagiye baseka bavugiriza induru nk'umusazi, abanje bararira barataka baringinga bati iki gitumo dusiga katumure ku munezero w'isi ukiyahurira utaziyo uko tukamba twigendanira ukamukiza amagara y'umubiri kuko
byose n'ukuri n'ubugingo kandi umwami wayo ashoboza abagenzi akawuzuza umwuka we ifuza kuzemerwa mu irembo rirasukirwamo n'umucyo ubwo nzaserutse nzabanyagije urugendo ifuza kuzemerwa mu irembo rirasukirwamo n'umucyo we ubwo nzaserutse nzabanyagije urugendo ubugingo we ubugingo we Yesu umutanga ubugingo bw'Imana ubugingo we ubugingo we Yesu umutanga ubugingo n'urugendo rurerure rungana n'iminsi yose uzabaho. Amen. Kandi nubwo rurimo ibirushya byinshi, rurimo imibabaro myinshi, rurimo ibigeragezo byinshi, rurimo na satani n'abadayimoni udashaka ko tuzagerayo, ariko umwami w'iyo nzira ajya duha imbaraga. Amen. Akatwuzuza umwuka we, umwuka we wera, tuzagerayo. Sezerano dufite no kugerayo. Amen. Nakomeje kureba hanze ngurutse uko abantu babaho mu by'ubuzima bwo mu isi bataka ubukene kuba barembejwe n'abakire ntibananirwa n'ibyo bafite bafashe bararira ni kubyiturira
buhoraho. Ubugingo yaduhaye butuma duhinduka ab'iteka ryose, natwe tuzahoraho kubera Yesu. Amen.
ko Yesu agira neza, ni ukuri Yesu neza. Haleluya, haleluya. Sasa reka mabwiza ukuri, nari indushyi aposo, nari indushyi, nta cyerekezo, imbere yanjye hari umwijima, nta kintu cyari gihari.